nyuma y'igihe abantu benshi bibaza igihe Irene Murindahabi azakorera ubukwe, abandi bagahwihwisa inkuru z'uko Irene Murindahabi ngari mu rukundo n'ihindayisha. Irene Murindahabi amaze gutangaza ko afite ubukwe we n'umukunzi we witwa Liliane, agaruka bizaba tariki 15 mu kwezi kwa munani uyu mwaka wa 2026. Irene Murindahabi kandi atangaje ibingibi yifashishije umurongo wo muri Bibiliya uboneka muri Yeremiya 29 umurongo wa 11 aho uvuga ngo ereganze ibyo nibwira nzabagirira n'amahoro si bibi kugira ngo bareme umutima w'ibyo nzabona hanyuma cyangwa se mu gihe kizaza. Ngaye nguko rero abantu bashinjaga Irene Murindahabi gutinda gushaka, ndakeka ubu ngubu Irene Murindahabi ikibazo kiba gisoje tariki 15 mu kwezi kwa munani uri mwaka wa 2026 nibwo ubukwe bwiwe busaba. Ngaye nguko njyode mideri w'abanyarwanda. Iyi ni bare resto VIP ijyanye n'icyubahiro cyawe ubusirimu Remera mu Giporoso. Muri Tiamo Lounge uhamagarwa n'umwihariko w'isuku no gususurutsa, biherekejwe n'amafunguro afite icyanga n'icyo kunywa gihashye cyaka, amahitamo akaba yawe. Tambuka rero wishimane n'inshuti n'umuryango, imiryango ibifunguye iminsi yose. Tiamo Lounge ikimaranza riti wisiganwa n'amasaha, amafunguro ya mu gitondo ahora ari tayari. Bife nayo ikaba iteguye guhera saa 5 kugera saa 9 z'umugoroba. Oze ngo buragorobye ni muri paradizo nsansa, hahandi wicara utuje ibitekerezo bikisukiranye. Intyoza mu gukaraga umubyimba ndetse n'abavyiga namwe karibuni ku mugoroba muri night club VIP ya Tiamo Lounge. Tuhakubura ukweto turuhura ubwonko nibucya twanzike ku murimo. Abatararonkera muri uru rugo ruhire mwisiganuza, ahubwo nimuhagere mwishirira amazeze bitiyise muvunyishe babategurire n'ibinarimba babazanira amafunguro aho mushaka. Tiamo Lounge ni Remera mu Giporoso imbere ya gare, neza neza inyuma ya station Orix.